urubyiruko turi hano twaje kugira ngo twongere tuganire, twumve impanuro kugira ngo bidufashe guhamya ingamba zo gukomeza guhangana n'abagoreka ndetse bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Kwibuka ni inshingano zacu, ni inshingano yo guha icyubahiro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'uburenganzira bwacu. Nubwo rimwe na rimwe habaho kuremererwa mu mutima, ibiganiro nk'ibi bikomeza kudufasha kubaka umuntu udaheranwa. Uyu mwaka Imbuto Foundation irizihiza imyaka 20. Dutekereza ko tumaze kuba imbuto itoshye izadufasha guharanira ejo haganje mu cyerekezo cy'u Rwanda kugeza mu 2050. Iri huriro ni kimwe mu bidufasha gutegura neza umutima, ubwenge n'intekerezo z'urubyiruko, mwebwe mbuto z'u Rwanda. Ubunyarwanda rero ni isano muzi iduhuza twese kandi ikaba umurage ndahangarwa. Uko mubwira ubunyarwanda abana babakomokaho cyangwa aho muzabyara, nibyo bizatuma babasha gukomeza iyi sano muzi bikarinda u Rwanda. Mufite umukoro wo kwandika amateka mashya, maze urwo ruhererekane rw'abasenya rusimburwe namwe mwubaka, mushyize imbere ubunyarwanda, iterambere no guharanira agaciro kacu. Abantu baravuga ngo muri tukiri ibikomere, ntabwo ibikomere bikira, byakira n'ibiga ukabana nabyo ukagiruka ukabasha kubaho nyine. Nkimara kumenya ubwenge ko maze kumenya imyaka 15 nibazaga kuki ari igihe hasigaye kamwe twari benshi, nakurikiraga abana benshi, hari n'umwana wanjye wumva urigirutse ukavuga uti kuki satarumva wagize amahirwe yo kubaho. Ikintu cyamfashije cyane ko ngenda nkura ni uko numvaga ngomba kubaho kugira ngo babeho. Ni nacyo cyonyine numvaga mbagomba, numvaga ari cyo nshoboye. Numvaga ikintu nshoboye ari uko mbaho, habaho ubuzima nawe kuko umuntu uzamenya n'abazabamenya. Nabirahira natanga amaraso yanjye, iki gihugu ntikigira ahantu gisubira nk'aho nabonye twaciye, kandi tukifuza ko umunyarwanda wese umaze kubonaho u Rwanda rugeze muri iyi minsi yifuza ko rwose rutasubirayo. Murakoze. Inkotanyi n'ubuzima. Icyo gihe cyose numvaga ndi umuhutu, ariko nababwiye ukuntu turi mu mwayo mashyamba ya Kongo, aho twagendaga icyumweru kirashira tukagaruka tukisanga aho twari turi. Nababwiye ukuntu zaje zigasanga umugabo wanjye yararwaye yararembye, bakamufata bakamuheka, bakatugeza ku kibuga cy'indege Mbandaka, bakadushyira mu ndege tugahunguka tukagaruka hano mu Rwanda. Niho naboneye ubudasa, ijambo ubudasa. Iriya jambo ndarikunda cyane ry'ubudasa. Nabonye ko inkotanyi zidasa n'abandi bantu, nabonye ko inkotanyi zitandukanye n'abari baratwigishije ko ari babi. Inkotanyi ngewe nizo zankirije ubuhutu, kuko hose nirwa numvaga ndi umuhutu bari bunyice kuko ndi umuhutu, ariko zankirije ubuhutu kuko zanyeretse ubudasa. Kuko nagiye mbahunze banangezeho, njya mbabwira umusirikari wa mbere wangezeho nanamurebye mbona n'umututsi muremure kabisa, ko ngiye Abatutsi nari mbazi, nanjye mbizi ko ndi umuhutu. None anambaje turakora iki? Ntinyicaniweho nahunze, ariko nyereka ubudasa. Arambwira ati ntabwo twazanywe no kubica. Ndagira ngo nongere mvuguruza abavuga ko ngo inkotanyi zaje muri Kongo kwica abahutu. Oya, ntabwo ari byo.
iyo ziza kubica ntiziba zarancyuye, ntiziba zarampekeye umugabo, ntiziba zaracyuye abahutu basaga 3,000,000 tuza muri mbuza umwuka, icyo twitaga mbuza umwuka. Hari byinshi byavuzwe ariko nagira ngo nibande ku bintu bike. Icya mbere ni uko urubyiruko ari amashami y'u Rwanda. Nubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yashegeshe igihugu cyacu irusenya ihereye mu mizi, dufite icyizere yuko muriho mutwaje kandi muharanira iterambere ry'igihugu cyacu. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu gihugu cyacu, twasanze yarashegeshe twese, nta n'umwe udafite aho ahuriye n'aya mateka, ariko nkaba dufite icyizere nk'igihugu kuko urubyiruko muri amashami y'u Rwanda kandi amashami atoshye. Igihangano nakoze turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, tw'urubyiruko ntituzemera abahakana amateka yacu. Urubyiruko nitwe barinzi b'ibyiza twagezeho. Nicyo nashushanyije hariya, murakoze. Zasumira